Abatuye mu karere ka Rubavu barasaba ko imodoka ziremereye z'amakamyo zajya zinjira mu mujyi wa Rubavu zinyuze mu muhanda wa Rugerero bya Stade Umuganda ntizizongere kwinjirira ku muhanda unyura ku bitaro bya Gisenyi kuko impanuka zimaze guteza ari nyinshi kandi zigatwara ubuzima bw'abantu. N'ubusabe bagaragarije mu gikorwa cyo gushyingura mu cyubahiro abantu 7 muri 11 baherutse kwitanwa n'impanuka yabaye mu mpera z'icyumweru gishize. Ni inkuru yateguwe na Fred Ruterana. Byari amarira n'agahinda ubwo hasezerwaga bwa nyuma imibiri y'abantu 7 muri 11 bapfiriye mu mpanuka yabaye kuwa gatandatu w'icyumweru gishize. Ni impanuka yabereye mu marembo yinjira mu mujyi wa Gisenyi hafi y'ibitaro bya Gisenyi ubwo ikamyo yagongaga ivatiri, moto n'abaturage bagenderaga ku ruhande n'amaguru. Ni muri yashenguye benshi dore ko impanuka yishe imiryango 2 ifitanye isano ariko icyaciye igikuba nuko yaguyemo umugabo n'abana be 3 ubwo bari bavuye gusenga. Mu gikorwa cyo gusezera kuri aba batashye uhagarariye imiryango yombi yashimiye imbaga y'abantu ndetse n'ubuyobozi kubwo kubafata mu mugongo bwifatanya n'abasigaye mu itabaro. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwari bwaje guherekeza abaguye muri iyi mpanuka bwahumurije iyi miryango kandi buyizeza kuyiba hafi. Nk'ubuyobozi bw'akarere twaba twifatanyije nabo mu rwego rwo kubakomeza kubafata mu mugongo ariko no kubabwira ko mu by'ukuri tutabatereranye. Ntabwo wenda ari ukuza gusa, hari n'ibindi twakoranye n'umuryango waba wishoboye ariko bifite imbaraga zindi bari bakeneye. Niyo mpamvu twabayemo nk'abayobozi ariko kandi tuzanakomeza no kubaba hafi. Si ubwa mbere hafi y'ibitaro bya Gisenyi habereye impanuka igatwara ubuzima bwa benshi. Abaturage bashingiye kuri impanuka iheruka bibukije ubuyobozi ibyo bwiyemeje bujyanye no kunyuza imodoka ziremereye mu muhanda Rugerero byahi Stade Umuganda zikava mu usanzwe aho ziteza ibyago byinshi. Ubundi bari bavuze ko zihindura zikakora deviation ku muhanda wo mu Rugerero zikajya ku murenge zigaruka hano kuri stade, ariko byaranze buri gihe bihora bibaho buri gihe. Tukaba twakwifuza ko byibuze bawufunga bakabara imodoka ntoya noneho inini zikagira umuhanda umwe zigenderamo. Icyo gihe ndashobora gutanga agahenge kuko uriya muhanda wawuduhindurira kuko uriya muhanda uramara abantu benshi, uramara abashoferi, uramara abaturage, uramara abantu. Mwaduhindurira umuhanda niba uriya muhanda bawufunga bagatwerekeza uriya muhanda ruguru uca ruguru kuko uyu muhanda wanga ukoze nabi bishoboka. Kuri iki cyifuzo cy'abaturage ubuyobozi bw'akarere bwavuze ko hakiri inzitizi mu muhanda mushya kuko nabo byagaragaye ko hari aho bangamiye imigendere y'amakamyo. Hategerejwe ko RTDA ikuraho inzitizi zagaragaye amakamyo agatangira kuhanyura. Nubwo umuhanda wakozwe ariko hari ibindi wasanze bitakunda ko amakamyo manini ahanyura. Hari ibyapa bitarajyamo birumvikana hariya umuhanda utangirira winjirira mu Rugerero ku murenge. Hanyuma ariko imbere yaho gato hari aho twita ku Giko harimo ikorosi nini ariko bigaragara ko ishobora kubangamira gukata kw'imodoka zishobora kubisikana cyane cyane imodoka nini. Rero birasaba ko hari ahantu habanza gutunganywa. Izo ni ingamba ziri mu zihutirwa ariko zishobora gufata wenda agahe gatoya. Nubwo ubuyobozi bwagaragaje ko ikibazo cy'uyu muhanda cyahagurukiwe na RTDA ariko ntibwagaragaje igihe nyacyo kizakemukira. Fred Ruterana mu karere ka Rubavu. Urupfu ni kimwe mu bintu bikomeye cyane umuntu ahura nabyo muri ubu buzima. Rurababaza, rugatera intimba, rugasiga icyuho gikomeye mu mitima y'abasigaye. Iyo umuntu twakundaga dutandukanye twumva tubuze igihe cy'ubuzima bwacu. Amarira aratemba, umutima ukaraba, ibibazo bikaba byinshi. Kuki byabaye? Kuki vuba gutya? Ese koko birarangiye? Ibi byose ni ibisanzwe ku muntu ufite umutima wumva kandi ukunda. Kubabara si intege nke, ni ikimenyetso cy'uko twakundaga by'ukuri, ariko nubwo urupfu rubabaza hari ihumure rikomeye ku muntu upfuye yizeye
kwizera biha umuntu imbaraga zo kureba kure y'iyi si, akizera ko ubuzima butarangirira mu mva. Abizera bemera ko ubuzima bwo ku isi ari urugendo rugufi rugana ku buzima burambye kurushaho. Iyo umuntu apfuye afite kwizera, apfa afite ibyiringiro ko atazazimira burundu, ahubwo ko azongera kubaho mu buzima buzira iherezo. Ibyo byiringiro bituma n'amarira avanze n'icyizere, intimba igahinduka isengesho, agahinda kakavamo umutuzo w'imbere, maze ibyari amarira bikamuviramo icyizere cy'uko hirya y'ubu buzima azongera kubaho. Kwizera ntibivuga ko umuntu atababara, nta muntu utababara apfushije uwe, ariko kwizera guha umutima icyerekezo. Uwapfuye yizeye aba azi ko ubuzima bwe bufite intego irenze iby'isi, kandi ko urupfu atari iherezo, ahubwo ari irembo rimwinjiza mu kindi cyiciro cy'ubuzima. Ibi bituma n'abasigaye bakomeza kuba bafite icyizere, bazi ko gutandukana atari ugutakara burundu, ahubwo ari ugutandukana by'igihe gito. Iyo dutekereje ku buzima buzira iherezo, twumva ko ibyiza dukora bitapfa ubusa, urukundo twagaragaje, imbabazi twatanze, ineza twakoreye abandi, ibyo byose biba bifite agaciro karenze igihe. Umuntu upfuye yizeye aba yarubatse ubuzima bwe ku ndangagaciro zikomeye: gukunda, kwihangana, kubabarira no kwizera ko hari ejo hazaza. Ibyo nibyo bituma urupfu rwe rutaba igihombo gusa, ahubwo rukaba isomo rikomeye ryubaka abamukurikiye. Byongeye kandi ibyiringiro by'ubuzima buzira iherezo bituma dutekereza ku buzima bwacu turiho ubu. Bitwibutsa ko igihe dufite ari ingenzi, ko dukwiriye kugikoresha dukora ibyiza, dushyira imbere urukundo n'ubumwe. Iyo tuzi ko ubuzima bufite icyerekezo cyangwa iherezo ku isi, ariko bukagira ubundi bukomeza, bituma twitwararika, tukirinda ibidusenya, tugaharanira icyatuma ejo hazaza haba heza. Mu gihe cy'akababaro, amagambo y'ihumure ni ingenzi, ariko icy'ingenzi kurushaho ni ukwizera mu mutima. Uku kwizera gutuma umuntu adatinya urupfu cyane, kuko aba azi ko hari isezerano rirenze imva. Nubwo umubiri usubira mu gitaka, roho ikomeza kubaho. Iryo ni ryo banga ry'ihumure rikomeye ku bizera. Bityo rero urupfu rurababaza kandi ntawabihakana, ariko ku muntu upfuye yizeye hari umucyo ugaragara mu mwijima, hari icyizere kiruta intimba, hari isezerano ry'ubuzima buzira iherezo. Ibyo byiringiro bituma tudacika intege burundu, ahubwo tugakomera, tukabaho neza, twitegura ejo hazaza heza. Kuko kubizera urupfu si iherezo, ni intangiriro y'ubuzima bushya butagira iherezo. Tunganywa izo ni ingamba zihutirwa, ariko zishobora gufata wenda agahe gatoya. Nubwo ubuyobozi bwagaragaje ko ikibazo cy'uyu muhanda cyahagurukiwe na RTDA, ariko ntibwagaragaje igihe nyacyo kizakemukira. Fred Ruterana, mu karere ka Rubavu.